Ndi papa sava. Katameze neza se. Ni iki nyine ngiye kumubwira kiza cyo gukora mu kabari ubundi. Ahubwo nayo komeza usenge hatungiye akomeza arware. Uya ahubwo yiba yahoraga muri konje kavuna umuheto. None sabi mwagire ku buhebo. Ubuse hatungiye umuntu agira butume ibintu bibaho. Hatungiye sagira umuntu wowe ufite amasuri yonyine. Uratungeza kuba agira umuntu. Yumva system zo zibirangari kujya zivuga. Uratungere arimo umuntu w'umugabo siko atungere ari mu bagabo umugabo ariko bagura icupa hanga ikibazo yanyweye ibintu byose arabivuga ashiduka yabivuze sabe ko nawe baje bagushinja ko nawe iyo unyweye ko kutari shyashya jewe nyweze ambyuze ako sabe wagize gutyo ukaba umuntu w'umugabo nawe byibuze ukajya ugura icupa ariko ni gute umuntu ungana nawe utaragura umuntu arimwe icupa nari ninde naragurira sabe wow kana bakuvuga wameze nka ndimba nde naragurira icupa mwe nka nyimba rega burya none se ura ushobora gukama inkuta gaburiye ungurira icupa kangaye kibazo cyawe nuko utanga ubushera nkundi mbana nakugurira nyine uzajya kungurira urusenda kubera ko uzi uko nabasha kuro akajya urya inyama ariko shabura Nsabimana ibidiro dukoze urumva ubundi zidiro zigiye kunyuza nubwo sinzava mu kabari urusenda rwinshi amani mu kabari habamo udutipu twadanje ahubwo mwebwe mwarakiza uzi ko buri kwezi gushobora gushira nakoze ku mushahara wanjye boss arambwira ngo mwishyure manundi waba yambikiye ayamara kuvuga ngo reka mfata amafaranga yawe nawe uri mukuru noneho iyo bira bikobwa by'amabuno bigize gutya ukabona bitejemo mane bajya bagupfunyika ndeberega mane kose kunega nanjye mbaha service y'ubwenge kuzirira none se mwateguye izize izo nizo kujya gute zo kugira gute oya nari nababwiye ngo muhishe nka turi nyine two kumusiga ntabwo izo mwajya nyine zihagije akuse we wajya umuntu mukuru oya okay nimba tubivemo rero ngo nimba uje kuzitwara oya ngaho nimuzirye ngaho akinda yanyu abantu bakaba twabivamo rero twebwe none se ariko uzi ibintu tuba tubitse muri izi nda ako nyine se bimeze gutubwira ntakigenda nyine ubuse turimo turanywa inzoga ntabwo nazitumye zirese Uje niba zitaraza ntabwo nazitumye. Uyu inzoga zirarabwa umutubwi wowe uvuga ati muzi. Ikibazo cyawe nanga ukuntu ushyira indi imbere ntabwo ushobora. Ariko nawe ntabwo ndi kukubaza banzu nyumve. Karame mabuje. Gahunda staff man ibintu byose ni tayari. Twebwe biturekere wowe ubwo tubwira icyo kunywa kirahari nta gihari. Kwiremba harafunze. Ariko harafunze nyine. Turicara mu nzu kwiremba hadafunzeho. Okay none. N'abakiriya bose ndi kubabwira ko akabari twafunze. Oya wowe babwire ngo twagiye kurangura. Twagiye kurangura. Kandi bambona twafunze. So wowe ni ngombwa ngo urangura nyine nako se mama sava. Ire after party uyikomeze rwose nyuma yaha ngaha. Mwebwe muhumure mumenye yuko ngende tayari sibyo. None ahubwo mwebwe simubizi ni kuri telefone. Okay. No. Sibyo. Urusenda no mwari nishobora kugira icyo rumara. Use nwakizo urusenda rwinshi. None se dutabarwishe wone urukeneye. Karyoshye umva. Karame. Kurikirana ngaho. Ajya gukemana nakora. Oya. No kunyererana hariya no kunyererana. Ada yidiye bavuga bari kumenyerera. Kunyererana. Abagabo bararya kabisa. Kubona cyangwa ujana kirasa neza. None hari ukuntu gitereka biriya byiso nawe ukumva wakora kabisa. Sayima ngo uzakora icyaha. Mu urugero yangize ngo tugiye kwinywa zirari. Ibitoki zishiraho nabyo bibe bishyuha. Sayima ariko twende twumvikane sibyo? Umenye ko ibyawe wabimaze. Oya banza wumve no bwa mbere nkuranye nawe akazi. Akuzi inda yawe yasumbye amaboko nizere ko burusha. Va kubyenda Sayima sibyo? So bwa mbere nkuranye nawe akazi. Tugende gabanya amagambo. Sayima umva Sabima. Cyangwa ariko se wakumvisha Sabima. Ariko se nkwa kuranywesha ibikisha. Uyahaye ibyo kunywa fanta kugira ngo arewe noneho twese dusinde misiyo tuyibagirwe urumva ariko ubwenge nzi ariko reka nkubwire uzashaka umuti w'utwo turenge rwose turimo turanuka uzi ko hari umunsi umwe twigeze kujya kuvoma mu gishanga nko dusanga abantu baraje bajugunyamo uruntu rw'urubwa noneho hari ukuntu iyo rugeze mu mazi rubyimba ugasanga rwenda gusa n'umweru n'utu turenge twayo turasa nkarwo tugerageza uvuze ngo iki Sabima itutava itusuka utaha
nahehe utaha iwanyu ariko ja ushinzwe uravuga ibirenge byanjye se mu byakuzanye birimo taze nta mupfumvu mu ruhu mve kwandese kwa manu. Okay, noneho ukomeza urya ibitoki wumva n'uwo mubare w'imbwa yatumbye ngaho noneho ukomeza ushyiraho ngaho rese ibyo birenge byawe bitambitse mu muhogo wanjye ntacyo noneho uwo munuko ubwo ngubwo ntabwo utambitse amazuru yawe ubwo urimo urumvisha amaso umunuko nta wamanuye ibyo birenge kweri wose waganiriye neza rwose imbabazi nta mbabazi ngusabye. Okay, komeza urya rero wumva parufe ko ntariye inyama ibi ngibi ninshaka ndeke kubirya ahubwo ugira vuba ujye kunzanira indi nzoga. ahubwo se va mu bintu by'ibirenge ngiye reka ngugira inama urumva poroje waretse tukayagura tuyagure gute reka nagukiza burana wabonye ko ngenda umuhanga ariko mane nubwo uvuga ngo twagure projet ariko tujye tugira n'ubumuntu ibintu nyamara biramutse ntabwo bikureba ikintu waje hano urakizi gukora urakizi sibyo ahakwe nayo ariko nari ubundi. Okay, umva projet tugiye gukora rero sibyo kugira umunwa urumva wagiye utembera mu makaritsiye yose urumva ugenda ureba mu ngo nyine zifite abagore bameze nka mawuje hanyuma urumva manu zikuri igicucu nyine twahakira nese iyi projet nigiye kutusigira ngahe nindi nyine yadukiza aha nawe jye ubanyuramo nzajya nkukingira ikibaba gutya ntari nzitwa umufatanyacyaha ariko nawe ngo nk'ubu ninde wanyubeje kuri Sayimana ko sha mwana ahubwo vuga ibintu bikurikira. Mwiriwe papa sava. Sawa ni sawa. Waririye mu bipfunyitsera? Na gatoki nari maze kurya. Ariko namwe urugendo rwagenze neza. Rwari rumeze neza. Hanyuma nibyo manu yari arimo ambwira hari itunda ryagize. Bizasaba kurigira iri tunda ryatangiye kuma umuntu ariteye umuti ryagira baza kubwira umwe bishinzwe agire azana ibyo bintuza babitunganya. Numvaga avuga ngo n'amazi yari mu kigega ngo yenda gushiramo ubwo sinzi ujya atahamagaye sayo baba bahamagara bakayaza banza nta mayinite yari afite. tugiye kuyatwikira yafashe ubundi bari abantu baza gukora amasuka ahangaha bakura imyanda hano bikarinda biba byinshi. Abagabo bo mwese abagabo babiri ni amashara muteruye. Uyu banza harimo n'imitumba kubera ko ni ibishanga ko hari ukuntu byagize banza baramenyemo n'amazi kandi wari abantu ntago bajya bakunda urumva atanukamo n'inka yarananukanye basinzi fata ariko atagwa basinzi bashaka kuba barananyayemo katuyavane maturanuka ariko se muravanamo mujyana nago dutsinda ya modoka igiye kuza ariko suri mu bikiho ndaburana nawe ndikuburana nawe wowe oya ndikuburana nawe wowe genda ibyo numva bishirira nibiki reka manuda byitwaza ubundi twebwe ko hadutumaga ku ishuri amasharija no gusasira ikawa z'ishuri umuntu akayikora yiga no mu mbere wa primaire atarenze 200 niyo muteruranye mwembe kaboko kubukatwara ibishangaranye ngana gutya ega nafashije Manude urareba uyu Manude no guterura icupa shaka bayede urabona yari kubibasha Sayimana afite ibigufu ambwiye uretse n'ubundi nibikugwana nafashe bitakugwera da n'ubundi jugunya hariya mbitwike ndashaka guhungira amasaka yanjye amwe nzakuraho ubushakashatsi oya bino bishangura uko twanabisasira ikawa ariko ntago twabitwika ibi ngiyi ni ifumbire arega kandi no gupfa kubitwikira ahantu no gupfa ese nabicishije nge ntago ari ngewe watumye ubicaka bizana murangira inama y'icyo mbimaze na biriya byose ubirundu bikusanye urundi
ubu wabitwika urunda ahantu hamwe gutya ku buryo uriya mwenya bitazageraho n'iyi ntuzane ariko iki cyaranashaje nzakirandura. ibi bintu wabitwikira hagati jugunya y'amazu hariya bose uretse nungutse igitekerezo siko kuri radiyo batubujije gutwika ibintu nk'ibi radiyo nese ushaka kuvuga ko nta muntu uzongera guhungira iki se ni ikiyorero ko ngiye gushaka ivu ryo guhungira abantu uzanjye amasaka ntiyameze se niho bibonye nta kibiriti ifite ra nzanye nta kibiriti kirimo mwuka byara ese mama savara hari mabuja nta kibiriti mabuja waje ukamubwira ukuntu bino bishangara tugomba kujya kubisasiza ikaho haraye mu cyata ibishangara tukamubwira none se papa sava mubwire mutubwire bakabifata bakabijyana nko kubitwikira mu ishyamba. mu ishyamba se niho bazahungirira amasaka wasanga n'amasaka yanjye yameze ukajya kujugunya nicyo nabonye ejo bundi ibyo wankoreye ndimo kuvuga inkamure narabibonye wa mugore tudapfa ubusa nakwemera nkazana n'ibindi inshuro esheshatu bazana iby'iki si ibi nta nubwo byumye neza iyi ngiyi iyo byanashaje bananyayemo abasinzi mubwira ukuntu binaremereye mubwire ko bananyayemo jugunya hariya mbitwike papa sava umva nkubwire njyewe ikintu ngenda gutekereza sibyo reka basi ngenda byitwikira ariko se kutari wabikoze kare se njye ntabwo nari nzi ko nyine babisohoye reka tubijyane tubitwikire cyane biriya byo guteka ntekera agaceri reka nze shyira hariya sha shyira hariya nze nkwereke shyira hariya jugunya hariya bati ariko se papa sava wagiye ubu busa abantu batatu twese turi kukugira inama reka ibishangara tujye kubitwikira ahandi ibindi tuzabiza ahandi uzi hatari amapave basi tubijyane hahandi ruguru y'urugo njye ndashaka ahangaha se ku mapave urahatwikira ibishangara ariko ubu murandeba mukabona igihe navugiye mbuze ubwenge ibishangara biri mu musambi ibishangara byambaye ingofero n'ibishangara bwoko ki ndayivuze subira ibishangara birumva papa sava papa sava mbabarira udatwika ibishangara bya dafi udatwika ibishangara bya dafi papa sava nibyo birimo ubundi byarangiye ni ibishangara bya dafi birimo ubundi byarangiye nacyo kikazamura sibyo udatwika sibyo undi mama sava wajya ushaka abantu bazima uravuga arakitangira kuvuga turimo dukingira ikibazo kikazamura urutwe kandi kizwi sinjye gushaka n'abagabo bazima niyo yacu akazi kawe n'ubundi wambwiye ngo nisobanure na boss n'ubundi ntacyo wambwiye ngo ngufashe njye ntabwo narenze ikintu cyari kirimo imbaraga ntambura nisobanure na boss bo baravuga ngo ngo ibishangara turimo turavuga warangiza ukazamura ingofero ugasubira ingofero dore ibishangara byadafite boss vamos zavanamo amaguru cyangwa duhirike dore ibishangara byadafite sabe matwigendere tugabanya ubukore ndimo mva mu maso se subira hariya ruguru ndabona ndi wese wakoraga iki hano ni ukuvuga ngo ndagenda ukazana abandi hanyuma abakozi ukabaha inzoga n'inyama rwose bakitereka ndahari wese cyokora dafa afite ibishangara bigize da bitoshye kwaroruko ntabwo ni inturo yakererewe gutaha mwaretse ingeso mbi ndavuze ngo vuba nkorera isuku aha hantu gira vuba kora isuku nurangiza umbwira uti ndarangije ubundi ngutegekesha ndagutegeka gira vuba kuraho ibyo bintu shaka n'imibare wese uri gukora fata jyana mu zana umwe umufasha none aha ngaha papa